nizere ko mwese mwaramutse neza kandi mushima Imana. Hanyuma nje muri wa mwanya w'inkuru yanjye, nababwiye yuko nzabagezaho ubuhamya bw'ibyo nanyuzemo, bw'ubuzima bukomeye naciyemo. Munyemere rero kugira ngo dutangire, tubanze dusome ijambo ry'Imana, hanyuma tubone kwinjira mu nkuru yanjye. Turasoma Isaya ibice byaho ni 59, turahera ku murongo waho wa mbere. Biravuze ngo dore ukuboko k'Uwiteka ni kwaheze ngo ananirwe gukiza, n'ugutwi kwe ni kwapfuye ngo ananirwe kumva, ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanyije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo bitera kubima amaso ikanga no kumva. Amen. Ugutwi kw'Imana ni kwapfuye ngo Imana inanirwe kumva, kandi mu bintu bijya bidutandukanya n'Imana ni ibyaha twebwe dukora. Ibyaha dukora, ibyaha twirirwamo bamwe na bamwe, nibyo bigenda bidutandukanya n'ubwiza bw'Imana. Hanyuma reka dutangire n'inkuru yanjye. Nge ndi umwana wa 4 mu muryango wacu, ndi umuhungu w'ifura. Hanyuma imbere yanjye hari abakobwa 3. Hanyuma bugewe naje ndi umwana wa 4 w'umuhungu. Hanyuma igihe cyarashize ngize hafi mu myaka 10 gutyo, 11 n'ibiri gutyo, hanyuma papa arapfa. Hanyuma amaze gupfa, papa niwe wari udutunze, reka nkoreshe ubwo buryo kubera ko niwe wari ufite akazi, yari umwarimu. Hanyuma urumva ubuzima bwari bwiza muri icyo gihe, ubuzima bwari bwiza, twese twari turyohewe n'ubuzima twari turimo, cyane ko nta kintu na kimwe twaburaga. Hari abakozi, hari abakora buri kimwe cyose. Hanyuma rwose mu bitekerezo nta muntu umwe watekerezaga ko ubuzima bwazahinduka, nta muntu umwe watekerezaga ko ubuzima bwazahinduka, cyane ko twari tubayeho neza, turi mu buzima bwiza. Hanyuma umunsi umwe papa yaje gufatwa n'uburwayi, hanyuma ararwara igihe kirekire. Hanyuma bajya kwa muganga, bigera aho barahamuvana, baramuzana mu rugo kugira ngo arwarire mu rugo. Hanyuma icyo gihe twebwe nyine twarigaga, tujya ku ishuri nk'ibisanzwe, papa tumusiga mu rugo nyine arwaye, ariko tubona atari ibintu bikomeye cyane. Hanyuma mama n'abandi bakozi nawe bajya gusarura amasaka. Hanyuma twe twavuye ku ishuri, tumaze kuvayo twaje tugera mu rugo, dusanga mu rugo huzuye abantu. Twe tugira ngo wenda hari n'abakozi wenda bavanye na mama gusarura amasaka, ariko ntabwo twatekerezaga ko wenda ari ibyo byabo cyangwa se ari ibindi bintu byabaye mu rugo. Hanyuma tuhageze baratubwira ati papa wanyu yamaze kwitaba Imana. Hanyuma kuva icyo gihe papa yakwitaba Imana, ubuzima bwarahindutse. Mushiki wanjye aragenda ajya muri Uganda ashakayo umugabo, mushiki wanjye wundi nawe ajya i Kigali, mushiki wanjye wundi nawe akomeza ajya Uganda. Hanyuma ubuzima buragora, ubuzima buradukomerana, ubuzima buratugora, birangira nanjye fashe umwanzuro wo kujya mu mujyi gushaka akazi cyangwa se gushaka imikorere. Hanyuma narahageze, umuntu ndangira akazi kuko nta bundi buryo nari ifite bwo kubaho. Nari nje gushaka akazi cyangwa se nje gushaka imikorere. Hanyuma njya gukora akazi ka mbere natangiye ku kazi ko kuragira ingurube. Nahirira ingurube, ubuzima burankomerana, igira ako kazi nkavamo, ubuzima burangora, njya mu buzima bwo mu muhanda.
ubuzima burankomerana ntangira kwicuza icyatumye mva mu rugo, imyenda nari ifite ndagurisha, ibyo navanye mu rugo byose ndagurisha, ubuzima burankomerana. Hanyuma nisanga ndi mu muhanda, nisanga ndi mu buzima bwo mu muhanda, nisanga ndimo narabuze icyerekezo cy'ubuzima, nisanga natangiye kwisanga mu nzoga, mu biyobyabwenge bigiye bitandukanye, ubuzima burankomerana. Hanyuma naje kubona akazi ko kuragira inka, akazi ndagakora, hanyuma binamviramo no ndafungwa iminsi, hanyuma igihe kiragera mva muri gereza, ndongera nanone ngisubira mu buzima bwo mu muhanda. Ikintu gihari, ubuzima bwarangoye mu buryo bukomeye, ubwo ndagira ngo wenda nze kugera ku buryo nakiriye agakiza n'uburyo n'aho ubu ngubu tuvugana ngeze n'aho mpagaze. Hanyuma mvuye muri iyo gereza, muri ubwo buzima bwo mu muhanda, abantu barabizi, najyaga nirirwa mbunga mu irango, bambonye bakavuga ati reka bagenda babwira mu rugo ati umwana wanyu yarapfuye, kandi koko ibyo bavugaga byari byo. Nari narapfuye, nta buzima na bukeya narisigaranye, nta buzima namba narisigaranye, ubuzima bwari bwaranze. Hanyuma igihe cyagiye nza kwakira agakiza, ari umuntu njyanye arambwira ati ngwino tujyane gusenga, ntuye ahantu nari ndimo ndanywa itabi, sanga nari ndimo ndanywa itabi, arangije arambwira ati se waje tukajyana gusenga. Inshuro ya mbere ndamwanjyana, nabwo ati reka ibyo ntimukanzaneho izo renge, ntimukanzaneho iyo mihago muhaze. Hanyuma noneho asanga ahandi, inshuro ya kabiri arambwira ati wazaje tukajyana gusenga. Hanyuma ndamwemerera, turagenda, hanyuma barasengera. Kuva icyo gihe nakira agakiza, ntangira gusenga. Hanyuma turimo turasenga, Imana iza kumbwira ijambo rikomeye, irambwira ngo ugiye gutwara imodoka. Hanyuma muhanuza nyereka n'imodoka ngiye gutwara. Hanyuma njyewe naravuze nti wenda hari Imana impinduriye amateka, ngiye kuzasubira mu rugo, wenda hari narabaye umushoferi, ntwara imodoka, ubuzima nyine bwarabaye bwiza. Ntabwo natekerezaga ko ngiye kujya muri gereza kugira ngo mbashe gukora umurimo w'Imana. Hanyuma naje kugera muri gereza, ni inkuru ndende. Muri gereza ndahaba, ariko Imana Data wa twese isohora muri gereza. Hanyuma mbere y'uko ngera muri gereza, nahuye n'ubuzima butandukanye kandi senga. Nkunda gukoresha ijambo rivuga ngo kubusenga ntabwo bivuze ko utazahura n'ibigeragezo, kandi kubusenga ntabwo bivuze ko uzabura kugeragezwa. Ahubwo igihari, Imana ifite uburyo bwo gukura muri ibyo bigeragezo no muri izo ntambara urimo ubona zigukomereye. Imana ifite uburyo bwinshi bwo gukura muri izo ntambara. Hanyuma nahuye n'ibigeragezo bikomeye nsenga kandi ni mu murimo w'Imana. Bigera naho mbura imyenda yo kwambara, ababyeyi abamama bakaba aribo bagenda bampa imyenda, umwe akampa umupira, undi akagira gute, n'abaho bari Imana ibahereza umugisha. Nahuye rero n'icyo kibazo gikomeye, njya muri gereza, kandi njya muri gereza kubera impamvu ngiye kubabwira. Nagiye muri gereza, umuntu arambeshyera, umuntu angereka ikintu gikomeye, birangira afunzwe, ariko Imana Data wa twese irandenganya. Hanyuma icyo kintu we yavugaga yuko